ubuhinzi n'ubworozi. nko guhinga kazi bimaze kungezaho ni kanini cyane intera mbese ari ukorora ndabikora ingenda tunze kandi ndanahinga by'intangarugero ntunze yari ingurube n'inka byose. Ubuhinzi n'ubworozi ni imwe mu nkingi z'ubukungu bw'u Rwanda. Buhinzi mworozi inama n'abandi utega amatwi impuguke kandi utanga ibitekerezo kuri Radio Salus. Abarisa bazo bacerana ibikama okuzahaza gibihembera ngwitahaye ebishabe birere byanze abazana. Ndabasuje kandi mbaye ikaze inshuti bakunzi ba Radio Salus mwe mutwumvira ku mirongo yacu twumvikaniraho 97 ndetse n'101.9 namwe kandi mutwumva muyuze kuri internet kuri wa3 akadomo Salus akadomo yora akadomo AC akadomo RW mukadukugira kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye yaba X yaba Facebook Instagram TikTok ndetse no kuri YouTube. Mbaye ikaze mu kiganiro ubuhinzi n'ubworozi icyuyu umunsi ni ikiganiro mutegurirwa kandi mukagezwaho nanjye Venuste Habineza. Ikiganiro ubuhinzi n'ubworozi icyuyu umunsi turaza kuganira kwitangizwa ry'igihembwe cy'ihinga cya 2026 cyatangijwe ku mugaragaro na Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva Juste mu karere ka Nyaruguru. Hari tariki ya 29 Nzeri 2025 nibwo Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva Juste yatangizaga igihembwe cy'ihinga. Ni igihembwe rero cyatangirijwe mu gishanga by'umwihariko giherereye mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Nyagisozi mu gishanga cy'Urwonja gifite hegitari zigera ku 115 aho hatewe ibigori kuri izi hegitari. Abahinzi by'umwihariko bibumbiye muri koperative iri muri iki gishanga Urwonja bavuga ko kera bajyaga bahinga ariko ntibeze, ariko uyu munsi kubera ingamba zagiye zifatwa cyane cyane zigamije guteza imbere ubuhinzi ndetse n'ubworozi, ubu abahinga mu Rwonja bongereye umusaruro kuri hegitari aho bezaga hegitari 2 ubaheza hegitari zenga 5. Ariyo mpamvu bashima leta y'u Rwanda nk'uko umwe mu bakora muri iki gishanga abigarukaho. Nitwa Banzubaze Ferdinand, umwe mu banyamuryango ba koperative abishyize hamwe Urwonja ikorera muri iki gishanga cy'Urwonja. Turabashimira cyane kuba uyu munsi mwaje kwifatanya natwe mu gutangiza igihembwe cy'ihinga 2026A. Ni iby'umunezero cyane kuri twe. Iyi koperative abishyize hamwe Urwonja ikorera muri iki gishanga cy'Urwonja. Igizwe n'abanyamuryango 1742, abakobwa, urubyiruko, abagabo ndetse n'abagore. Dukorera kuri hegitari 115 zitunganyijwe neza. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, mbere y'umwaka wa 2008 iki gishanga mureba suku cyari kimeze. Twahingaga mu buryo bw'akajagari, buri wese ahinguka byumva igihe hashakiye, ibijumba duhinga amateke, inzuzi, ariko ntitubure kwicwa n'inzara ndetse n'igice kimwe twakiragiragamo amatungo kuko ntabwo twari tuzi kijya mbere. Nyuma gato twaje kuza gukangurirwa kujya muri koperative, dushinga koperative ariko dukorera ku buso budatunganyije, aho twabonaga toni 1 n'igice y'ibigori kuri hegitari ndetse na toni 5 z'ibirayi kuri hegitari. Kubera ubuyobozi bwiza burebera abaturage boza umuturage ku isonga birangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, baraje igishanga baragitunganya batwegereza inyongera musaruro kuri nkunganire, ishwagari tugeraho, mvaruganda tugeraho n'imbuto nziza z'indobanure. Umusaruro turakorora zamuka, ubu kuri hegitari imwe dusaruraho ibigori toni 5 n'ibiro 200. Ku birayi dusaruraho toni 25. Ubikirayi cya Nyaruguru kikwira mu Rwanda hose, bakongeraho n'icyapa ngo hano hari ibirayi bya Nyaruguru. Igiciro cyabyo kiba gitandukanye n'ibindi kubera uburyohe bwabyo. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, ibyo byadufashije gukira igitifaranga kuko mwatwubakiye ubwanikiro bwiza bw'ibigori aho dukusanyiriza umusaruro, ba rwiyemezamirimo bakaza gupatana
ndetse bagatsindira n'amasoko mbere twaragemurirwaga ariko ubu natwe dusangiza abandi ku byo twejeje. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, ibyo bidufasha gutangira mituweli ku gihe, bikadufasha kwizigamira muri ejo heza, bikadufasha no kubahiriza gahunda ya leta ya tekana muhinzi urishingiwe. Ibyo bikadufasha guhinga nta mbebya, tugahinga dufite icyizere ko tuzasarura. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, nanjye uhagaze aha ngaha umwe mu bagiriwe ishyaka ndetse n'umuhate wo gukora niteza imbere binyuze mu bukangurambaga twagendaga tubonera muri koperative, bitewe n'abagoronome baduhora hafi, bitewe n'abaterankunga baduhora hafi, badukangura iby'ubuhinzi kandi bugendanye n'igihe. Narakoze mbasha kwiteza imbere ndetse ntanga n'akazi ku banyamuryango tubasha gukorana aho mbasha gukorera. Ubu ndi umwe mu bahinzi babasha gutunganya imbuto z'ibirayi, ndi umwe mu bahinzi babasha kweza umusaruro nanjye nkiteza imbere, harira abana amashuri ndetse nkabasha no gukemura ibibazo by'umuryango wanjye. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, mudushimire cyane Perezida wa Repubulika kuko Nyaruguru yaduhinduriye amateka. Twabonaga imodoka zizana impungure z'ibigori tukabona ni ibintu biturutse mu mahanga, ariko ubu ziraza zikaparika aha natwe tugapakira tugashyira abandi. Ibirayi baraza twahingaga za Nyirakarayi, ariko imbuto nziza zitugeraho igihe, imodoka ziraza zikapakira ibirayi tugasagurira n'abandi. Uko mutureba aha ngaha murabona ko dukeye, ntabwo tukiri batebo, ubu turi intore, turakeye kandi tukangukiye umurimo, ndetse dufite n'ishyaka n'umuhate wo kuzamura ireme ry'umusaruro kuri hegitari. Arakoze cyane Fredina. Umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru Dr Murwanashyaka Emmanuel, ubwo hatangizwaga iki gihembwe cy'ihinga 2026A, yagaragaje ko akarere ka Nyaruguru ari kamwe mu kari karasigaye inyuma kubera ubutaka bwashariraga, ariko ingamba zagiye zifatwa. Ubu kuva mu 1994 hamaze kubakwa inganda zirenga 3 z'icyayi ndetse n'inganda zirenga 8 z'ikawa, bituma aka karere abahinzi bako by'umwihariko umuturage w'akarere ka Nyaruguru akomeje kwiteza imbere binyuze mu buhinzi ndetse n'ubworozi, kandi ingamba zihari zo gukomeza kuzamura umusaruro uboneka kuri hegitari muri aka karere. Arashimira cyane by'umwihariko leta y'u Rwanda irangajwe imbere na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ukomeje gushyira umuturage ku isonga. Nawe hari icyo agaragaza by'umwihariko aho akarere kavuye muri n'ubuhinzi, ariko kandi n'icyerekezo gafite mu gukomeza guteza imbere umuturage binyuze mu buhinzi. Akarere ka Nyaruguru ni akarere gatuwe n'abaturage 318, gafite imirenge 14, utugari 72 kandi imidugudu 332. Ni akarere rero uyu munsi tuvuga tuti kari karahejejwe inyuma na leta mbi, leta ya Repubulika ya mbere n'iya kabiri, ariko uyu munsi kakaba ari akarere gateye imbere. Navuga nk'urugero, mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, akarere kari ku kigero cy'amashanyarazi 0.2%, ariko uyu munsi kubw'imiyoborere myiza yimakajwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame tugeze ku kigero cya 86.7%. Ni akarere kandi kari ku kigero cya 0 ku mazi abaturage bari bafite. Uyu munsi tukaba turi ku kigero cya 85.4%. Ni akarere uyu munsi dufite imihanda ya kaburimbo ifite ibirometero 106. Ibyo byose rero bikaba bidufasha kugira ngo umuriro w'amashanyarazi, inganda ziboneke. Uyu munsi tukaba dufite inganda 4 z'icyayi ndetse n'inganda
umunani zitunganya kawa, igihe mbere nta ruganda rwa kawa twagiraga kandi tukaba twari dufite uruganda rw'icyayi rumwe. Nagira ngo mumfashe rwose dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika wimakaje ubudasa mu iterambere. Uyu munsi kandi akarere ka Nyaruguru ni akarere gateye imbere mu buhinzi mu bw'icyayi. Uyu munsi ubuso bw'icyayi bumaze kugera ku 9,000. Turimo kandi n'abaturage barimo barongera ubuso bw'icyayi, igihe mbere hari hegitari 300 zonyine. Ngo murumva iterambere ry'akarere ka Nyaruguru uko rikataje. Muri ibi byose kandi mu bahinzi dufite abahinzi bahinga kuri hegitari 55,000, bahinga ibihingwa ngandurarugo byiganjemo ibigori. Tumaze gutera muri iki gishanga cy'urwonja tubonaho umusaruro mwinshi ugera kuri 5.2, ariko twifuza kongera tukagera byibuze ku 10. Ni akarere kandi gahinga ibirayi, kubera yuko mbere ibirayi byafatwaga nk'aho bihingwa mu mirenge yegereye parike y'igihugu ya Nyungwe mu mirenge 5, ariko uyu munsi akarere ka Nyaruguru gahinga ibirayi mu mirenge 14 kagize, ndetse n'aha ngaha mu Rwonja ntabwo mbere hajyaga gahinga ibirayi, ariko uyu munsi haraboneka hegitari 25 kuri hegitari. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, twangira ngo rwose tubatume ku mutoza w'ikirenga, intore izirusha intambwe kubw'ubudasa, kubw'uri byinshi yakoreye akarere ka Nyaruguru. Tumushimira cyane, mumubwire muti indashyikirwa za Nyaruguru ziragushimira, kubera yuko ubwo batwitaga abatebo, uyu munsi turabasobanutse, turabahinga bakeza. Igihe mbere twishwaga n'inzara tugasuhuka, kandi icyo gihe imirima n'ubundi ntaho yagiye, ubutaka burahari, ariko kubera yuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yamenye igikwiriye Nyaruguru, turamushimira cyane, kandi nsaba n'indashyikirwa za Nyaruguru kugira ngo zimfashe tumushimire. Nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, ibyo byose umuhinzi ajya guhinga kubera yuko atekanye, atuje. Akarere ka Nyaruguru karatuje, karatekanye muri byose, mu bikorwa bikorwa ibyo ari byo byose. Abaturage kandi barishimye, bishimiye umutekano, bishimiye iterambere ridahezwa ryimakajwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Muri aka kanya rero, nyakubahwa Minisitiri w'Intebe, banyakubahwa mwese muri hano, tubahaye ikaze kandi turakomeza tuzamura igipimo cy'ubuhinzi, cy'ubworozi, twagura icyayi, duhinga ibirayi, kubera yuko uyu munsi tugemura n'utundi turere, ariko muri ibyo byose turagomeza duha umuturage serivisi akeneye, kandi tujyanemo twese kugira ngo tukomeze tube indashyikirwa. Mutubwirire intore zirusha intambwe, indashyikirwa za Nyaruguru baragushimira cyane, kandi turi kumwe igihe cyose. Arakoze cyane umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru Dr. Murwanashyaka Emmanuel, ubwo yatangizaga ku mugaragaro igihembwe cy'ihinga 2026 muri iki gishanga cy'urwonja. Minisitiri w'Intebe Dr. Nsengiyumva Juste yabwiye abahinzi ko hari intambwe bari gutera mu kongera umusaruro, kuko bavuye kuri toni 1 kuri hegitari, ubu bakaba bageze kuri toni 5. Kandi agaragaza ko abatuye akarere ka Nyaruguru batakira bateba, ahubwo basigaye bapakira ibitebo ndetse bakoreza abandi, mu gihe wasangaga ahubwo abandi aribo bapakiraga imodoka bakabagemurira. Aho rero ibi avuga ko biramutse bikozwe neza hashobora no kuboneka toni zirenga 10 kuri hegitari. Ibi kandi akagaragaza ko ari umuhigo ukomeye cyane, kandi umuhigo ugomba no kuzagaruka, bakishimira yuko bamaze kuhigura mu gihe isarura rizaba rirangiye muri iki gihembwe cy'ihinga 2026 nk'uko Dr. Nsengiyumva Juste Minisitiri w'Intebe abigarukaho. Nagira ngo mpere aho meya na Ferdinand
barangirije mbabwire ko nyakubahwa perezida wa repubulika abatashya. Arabatashya kubera ko yumvishe ibyo mukora, yumvishe aho mwigejeje, ku buryo nawe byamushimishije cyane. Ariko ibyo meya yavuze, imishinga iri hano, imihanda iri hano, inganda ziri hano, ngira ngo biragaragaza ko Paul arahetse. So ubwo rero ndagira ngo mbagezeho ubutumwa yampaye kugira ngo mbagezeho n'abayobozi turi hamwe twazanye. Murabona ko mufite minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, mukagira minisitiri w'ibikorwa remezo, mukagira minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi, mukagira n'abandi bayobozi benshi bari hano, kubera ko twabazirikanye. Twabazirikanye rero kugira ngo tuze twifatanye namwe muri iki gikorwa cyo gufungura igihembwe cy'ubuhinzi cya cya 2026 nk'uko abambanjirije babivuze. Kandi nk'uko mubizi, muzi ko ubuhinzi ni ikintu gikomeye ku bukungu bwacu bw'u Rwanda. Ntimubizi? Ubu rero natwe aho turi tuba dutekereza ingamba zose twafata kugira ngo duteze ubuhinzi imbere. Tukaba rero twanaje kugira ngo tubereke ko tubashikiye namwe mu byo mukora byose kugira ngo mukomeze mwiteze imbere. Umurava nabonye mwakoranye hariya muri kiriya gishanga, ndizera ko nimukomeza umusaruro dufite uzikuba inshuro nyinshi. Mwavuze ibyiza mwakoze kuri iki gishanga, mubifashijwemo n'inzego z'ubuyobozi, ariko hari ikintu ntekereza dukwiye kongera gutekerezaho. Umusaruro wanyu ni hegitari ni toni 5 kuri hegitari, sibyo? Ariko uko meya yambwiye, mugitangira mwezaga nka toni 1 kuri hegitari. Minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi we yambwiye ko turamutse dukoze neza dushobora kubona toni 10 kuri hegitari. Sibyo ntitwabishobora? Iyo ntitwabishobora? Meya harya yavuze ngo mihigo muri iki? Indashyikirwa za Nyaruguru. Indashyikirwa za Nyaruguru, igicumbi cy'impinduka nziza. None ibi wabigira umuhigo ura ntitwazabishobora? Wabigira umuhigo ntitwabishobora? Abishobora. Ubwo uwo ni umuhigo, tuzagaruka kureba ko twawihiguye isarura rigeze. Sibyo? Kugira ngo ibyo bintu tuzabigereho, hari ibintu dukwiye gukora. Wenda ubu butumwa si n'ubwanyu gusa, ni ubutumwa bw'abanyarwanda bose, abahinzi bose bo mu Rwanda. Kugira ngo tubone umusaruro uhagije, dukwiye gukora ku buryo duhinga ibyanya byose bishobora guhingwa, ahantu hose hashobora guhingwa tukahahinga, haba mu bishanga, haba ku misozi, haba mu mibande, hose tukahahinga. Sibyo? Ntitwibande gusa hariya muri kiriya kibaya twaza turahingamo, aho kiriya gishanga twaza turahingamo, n'ahandi hose dushobora guhinga naho tuhahinge. Sibyo? Dukwiye kandi kugerageza guhinga imbuto nziza. Icyo cyo nakibonye murimo kugikora. Imbuto z'ibigori tumaze guhinga hariya nabonye ari nziza cyane. So n'ahandi hose tugerageze kuhahinga imbuto nziza. Dukoresha ifumbire, yaba imvaruganda, yaba n'ifumbire y'imborera mushobora kwikorera, byose tubiteranye kugira ngo tuzabone umusaruro ukwiye. Ku bandi baturage, uretse ko namwe mwese na hano hari ahantu hatari mu gishanga mufite, ahantu hatari mu gishanga, ahantu hadafite amazi, twitegure
kuzuhira biramutse bibaye ngombwa, sibyo? Mwarabibonye ko iyo izuba rivuye akenshi dutakaza umusaruro, so tukwiye kwitegura rero ko hari igihe bizaba ngombwa ko dukoresha kuhira, nabyo mukwiye kubitekereza. Izindi ngamba ni uko ahantu hatagira amazi, hatari amazi, mushobora guhinga ibihingwa byera vuba nk'ibishyimbo, sibyo? Ibyo murabizi. Cyangwa se mugahinga ibihingwa bidakenera amazi menshi nk'imyumbati, ibyo nabyo murabizi. Nta kintu mbigisha iby'ubuhinzi, murabizi. Mubikore rero ku bushake rwose, mushyiremo imbaraga kugira ngo umusaruro wacu dufite uzikube kabiri. Gahunda ya leta y'u Rwanda dufatanyije ni uko umusaruro w'ubuhinzi wacu, ibihingwa nk'ibyo ngibyo by'imyumbati, by'ibigori, by'ibishyimbo, wakwiyongeraho 50%. Ni nko kwikuba kabiri, mbese uvuze muri makeya dushaka ko wikuba nka kabiri. Iyo wikubye kabiri, za mitiweli twavuze, bya bindi amafaranga yo kurihira abana mu ishuri, ngira ngo mubibona bitabagoye na gato. Mutekereze kandi n'ubwishingizi. Hari ubwishingizi leta yabashiriyeho, muzi ko hari igihe ibihe biba bibi, ariko iyo umuntu afite ubwishingizi buramugoboka. Ntimubizi? Mujya mubugira hano? Murabugira? Abafite abigeze bakoresha ubwishingizi ni bande? Bashira urutoki hejuru. Mwese. Aha. Mubishiremo imbaraga rero. Hanyuma abantu bashinzwe kwigisha abaturage, bose nyakubahwa minisitiri w'ubuhinzi mwembi, mugerageze ahantu hose abantu babone ababigisha. Muri kiriya gishanga twavuze ko hakeneye abagoronome nka 2 cyangwa 3. Minagri izabafasha kugira ngo mubone abo bagoronome. Ariko buriya rero hari ikintu dukwiye no kujya turatekereza. Minagri izabafasha, ariko namwe muri koperative burya ntimugategereze akavuye hanze gusa. Namwe mujye mwireba, muvuge mutari ko ubu icyo dukeneye ni iki. Niba mukeneye amazi, niba mukeneye umugoronome, niba mukeneye ifumbire, namwe mugerageze mubyivanemo. Intore ntigirite ishaka ibisubizo. So mukwiye gushaka ibisubizo rero, Minagri ikabafasha, ariko namwe mukifasha kugira ngo mwivane mu bukene. Icyo leta tuzakora rwose ni ukugerageza kubafasha uko dushoboye kose, kuko nk'uko twabivuze, iyo mwishimye na nyakubahwa perezida wa repubulika aba yishimye, iyo mubabaye abababaye. Burya mwebwe nuko mudahura nawe kenshi, ariko icyaba avuga buri gihe ni ukuvuga ngo umuturage w'u Rwanda ameze ate. Burya ntimukabona ari kuri televiziyo ari kugira, burya hari igihe abababaye kubera yabonye abaturage batameze neza. Mukwiye kumufasha rero akababara gakeya, ntababare inshuro nyinshi, sibyo? Mukwiye kumufasha agahora yishimye. Ni ugushiramo imbaraga rero, tugahinga, tukeza, tugasarurira n'amasoko. Yabivuze neza Ferdinand, amakamyo asigaye aza, namwe mugapakira mukohereza abandi. Ntabwo mukira abatebo, ahubwo mwuzuza ibitebo mukohereza abandi bantu. Mukomeze rero, dukomeze dutere imbere muri viziyo, sibyo? Dukomeze dutere imbere. Hanyuma wa mugabo arimbangu nta cyatuma ntakorera u Rwanda. Hari ibibazo dufite byatuma tudakorera u Rwanda? Nabyo. Ngaho rero tugende. Ubwo rero nk'uko rero nababwiye, nk'uko bantumye, binyujije kuri mwebwe, nishimiye kuvuga ko igihembwe cya A cy'ubuhinzi cy'umwaka wa 2026 gifunguwe. Nimwe mu gifunguye, tuzaza kureba wa muhigo ko mwawushoje. Murakoze cyane.
Reka nshimire cyane Dr Nsengiyumva Justin Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda cyane ku butumwa haye abahinzi ndetse n'ingamba izo arizo zose igihugu cyafashe mu kugira ku ntego cyihaye mu gukuba kabiri umusaruro w'ubuhinzi kandi bikanazamura iterambere ry'ababukora. Umusaruro w'ubuhinzi rero ukaba bashaka ko ugomba kwikuba kabiri kandi ukaba ugomba no kwikuba kabiri kugira ngo uburyo bwo kubona mituweli n'amafaranga by'umwihariko biboneka mu bahinzi, ibi kandi bikajyana n'uburyo bwo kongera ubwishingizi bw'ibihingwa, aho leta yagiye ishyiraho gahunda y'ubwishingizi cyane cyane ku buhinzi ku bihingwa bimwe na bimwe. Abahinzi rero bakaba bakangurirwa kujyana n'imiterere y'ihindagurika ry'ikirere, cyane cyane hazirikanwa ko ibihe by'ihindagurika ry'ikirere ari bimwe nanone bishobora gutuma umusaruro utagenda neza cyane. Nuko rero igihembwe cy'ihinga cyatangijwe 2026 gitangirijwe mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Nyagisozi mu gishanga cy'Urwonja. Ni igishanga gifite hegitari zigera ku 115. Ni igishanga kandi gisanzwe gihingwamo ibirayi n'ibigori bisimburana, kikaba gikoreshwa n'abahinzi 1742 bibumbiye muri koperative abishyize hamwe Urwonja ikorera kuri izi hegitari. Reka namwe mbashimire mwe mwese mwari mukurikiye iki kiganiro ubuhinzi n'ubworozi cy'uyu munsi, naha nkisoreje mbashimire kuba mugikurikira kuri Radio Salus Radio ya bose. Ni ikiganiro mutegurirwa kandi mukagezwaho nanjye Venuste Habineza. Ibiganiro bya Radio Salus byo birakomeza. Ubuhinzi n'ubworozi nko guhinga kazi bimaze kungezaho ni kanini cyane intera mbese ari ukorora ndabikora ingenda tunze kandi ndanahinga by'intangarugero ntunze yari ingurube n'inka byose. Ubuhinzi n'ubworozi ni imwe mu nkingi z'ubukungu bw'u Rwanda. Muhinzi mworozi inama n'abandi utega amatwi impuguke kandi utanga ibitekerezo kuri Radio Salus. Abarisa bazo bacerana ibikama okuzahaza yihembera ngo itahaye ibishabe birere byanze abazana